Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Gozaf TV aho muri hose hatandukanye, abari muri Amerika, abari Burayi. Uyu munsi twabateguye kuza kubagezaho ubuhamya, ntago turi bagezeho ijambo ry'Imana, ahubwo ni ubuhamya bw'umwana ugaragara nk'aho ari mutoya ariko ni mukuru cyane kubwo imyaka bazibuze kutubwira, ubyo myaka tumvishe afite. Reka tuganeyo, nge ndi Kidumu Eli, reka tuganeyo maze tubagezeho ubwo buhamya, batubwire byinshi kuri uwo mwana. Uyu rero ni wa mwana mutoya Mihigo, aragaragara nkaho ari mutoya ariko ni mukuru. Gutyo umureba wagira ngo afite imyaka 6 ariko afite imyaka 17 niyo batubwiye. Turagushima Imana, turagushimye Mana Data, turaguhimbaje muri aya masaha. Ushimiye neza yawe, ushimiye urukundo rwawe, ushimiye kuko uri Imana izi kurinda abawe. Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo, ushimye muri aya masaha. Uwiteka Nyiringabo, umuteguro wateguye uyu munsi wa none byari mu mugambi wawe. Uwiteka Mwami Imana nushimwe. None bikimeze gutyo, ndakwinginze Uwiteka Nyiringabo, Mwami Imana udufashe Mwami Yesu Kristo muri iyi gahunda. Uwiteka Nyiringabo, ubonekemo Mwami, ntihaba ari twebwe ahubwo abari wowe izina ryawe, abari wowe rihimbaza. Uwiteka Nyiringabo, abari wowe ugaragara. Dufashe mu buryo mu magambo yose tujye kuvugira aha hantu. Uwiteka Mwami Imana, abari wowe udufasha. Bigisabye nk'Imana Data, kandi twizeye yuko ibyo ufite na none iteka ryose. Amen. Hanyuma watangira unatwibwira, tugushimire ko wanje no kudusengera Imana, kandi Imana yumvishe isengesho ryacu, iraza no kubana natwe mu kiganiro. Watwibwira? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Jeanne Po. Iwacu ni ahangaha. Muri rusange uyu mwana ni murumuna wanjye. Afite imyaka 17. Yitwa nde amazina ye kwanza? Yitwa Mihigo, irindi ntabwo narimenya kuko ntarabatizwa. Yego, nabatizwa muzamuhereza irindi. Hanyuma twamubonye ni umwana usa naho atangaje, ariko hari ubuhamya bwiwe dukeneye by'umwihariko n'ubwo mu buzima bwanyu nka hano mu rugo iwanyu. Uriya mwana ubuzima bwe bumeze bute, mwebwe bwanyu bimeze bute? Ni ubuhamya kimwereza ushobora guhereza abantu bakurikiye Gozaf TV none ahangaha? Murakoze. Uriya mwana yavutse akiri mutoya. Buriya burwayi yarabuvukanye. Mama amujyana kwa muganga, agenda amuvuza henshi cyane, ariko bikomeza kugenda byanga. Ariko mu kumuvuza, mama yajyaga ajya kumuvuza papa akiriho. Yego. Igihe kiza kugera yuko papa aza kuva mu mubiri, arataha. Papa yadusize turi abana 8. Ni ukuvuga ngo uriya mwana uburwayi bwiwe mama yagomeje kugenda hamurwaza. Ariko igihe kiza kugera, kuko papa yitabye Imana, yaramuvanye kwa muganga ari ahangaha. Uriya mwana mama agomeza kugenda amuvuza, amujyana henshi cyane, ndetse cyane sana ndashima Imana yuko asigaye agenda, kuko ntabwo yagendaga, ntiyahagurukaga aho ari. Ariko nshimye Imana yuko yabashije kugira gute kumugendesha, aragenda. Yego. Ariko ikibazo akaba afite uburwayi bw'ubumuga bwo kutavuga. Ntabwo avuga neza? Ntabwo abasha kuvuga, ntabwo avuga. Ariko ushobora kumubwira kumva arumva. Yego. Na n'uwo mutumye ati nzanira igikombe cyangwa nsukira amazi, yayazana. Ajya no mu gikoni agacana. Ariko ikibazo afite ni ukutavuga, no kudakora nyine azamuke, kuko imyaka afite kuriya ngana, imyaka afite nyine akabaye umwemerera kuba. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 17. 17. Nkaba nshima Imana rero yuko igihe cyaje kugera, aza kuzajya agenda, ndetse tukajya kumva. Wamubwira ati nzanira iki kintu, ukumva ari kumva. Uramuhamagara akikiriza. Ariko kuvuga ngo atubura avuge ntibibashoboka.
ubuzima twakomeje kububamo gutyo, mama ari kugenda amurwaza, papa amaze gupfa, tubaye aho ngaho. Ariko ni ukuvuga ngo mama twagiye tuvuka dukurikiranye, kandi ikindi nacyo nta bushobozi twari dufite bwo kuba twavuga ati hari icyo turi bubone kugira ngo natwe tuzamuke nyine mu mibereho yacu, dukomeze dukure tuzamuke. Yego. Niho mpamvu umubona n'aka kanya ubuzima turimo, kuvuga ngo ubuzima turimo twebwe turashima Imana cyane cyane yuko Imana yakomeje kutuba hafi, kuko ubuzima twakomeje kubamo ntabwo iyaba hatari Imana mu ruhande rwacu, yego, ntabwo tuba tukiriho. Tuba twaragiye kwicwa n'indwara z'uko tutabona imibereho idutunga nk'uko bikwiriye. Uyu mwana rero agomeje kuba ngaha kuriya, ntavuga. Ikindi nacyo nta n'ubushobozi bwo kuba, akenshi ngewe numva yuko binashobotse abonye n'ishuri yajyamo, ishuri akagenda akiga mu mashuri y'ubujyanye na bariya bw'ubumuga, byadufasha cyane. Cyangwa yenda tukabona n'umwishingira, akamwishingira kuko twebwe nta bushobozi dufite. None se buriya aramutse agiye kwiga ubona yakwiga neza? Kwiga yakwiga wenda mu mashuri yajyanye n'uko ameze, n'uko ameze yakwiga. buriya yavutse ari umwana wa kangahe iwanyu? Wowe uri uwa kangahe, we yaje ari uwa kangahe? Yewe ndi uwa mbere, uriya ni uwa kane. Ni umwana wa kane. Mu bana bandi bari babanza kugira ngo uriya agezweho agereho, nta wundi waba waravukanye ubundi burwayi? Nta wundi. Yego. Hanyuma mu kuvuka kwiwe wari uri kubitubwira, harimo gushima Imana uburyo uko angana ubu ngubu, kuko ari ibintu ubona bitangaje. Ubona imibereho yiwe none ahangaha imeze gute? So imibereho yiwe ni ukuvuga ngo bitewe twebwe n'ubushobozi dufite. Ntabwo mu mibereho yiwe ubushobozi twebwe dufite ntabwo butwemereye kuba twamugira neza, yenda tujye tubona nk'ibimutunga sana ibitunga umubiri wiwe, nk'ibijyanye n'imbogeri. Hari n'ibindi byinshi cyane biba bisaba cyane nk'aba bana baba bafite uburwayi, baba bakeneye ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo ubwo bushobozi twebwe ntabwo dufite bwo kuba twabibona. Impinduka ushimiyeho Imana kugeza none ahangaha, kuva mu mikurire y'uriya mwana, impinduka ushimaho Imana uvuga ati iki kintu rwose ni ikintu gikomeye Imana yakoze ku buzima bw'uyu mwana ndetse n'umuryango wacu muri rusange, ni izihe? Icyo nshima Imana ni uko yagiye iturinda, ikaturindira ubugingo, kandi ikaba yararinze n'uriya mwana, akaba agejeje mu myaka 17 akiriho ahumeka. Kuko urebye nge ntekereje mu myaka ishize uko yari ameze, twabonaga yuko atari uwo kubaho. Ariko bya bitangaza Imana igenda ikora, Imana yakomeje kugenda imurinda, ikomeza igenda imuba hafi mu buryo bwose, nubwo nta bushobozi twari dufite, ariko Imana yagiye ikomeza kumurinda, akaba ageze hariya akiri guhumeka. Yego. Hanyuma ni ubuhe butumwa ushobora guhereza abakurikiye Gozafu TV, kuko hari abadukurikiye bari hanze y'igihugu, bari ku isi yose bakurikira televiziyo yacu? Ni ubuhe butumwa ushobora kubahereza? Ni iki ushobora kubasaba ugendeye ku buzima bwanyu ndetse n'ubw'uriya mwana? Icyo ngewe mbasaba yuko uru rugo murabona turabo gufashwa. Sana unarebye turi mu cyiciro cya 3. Yego. Badusize mu cyiciro cya 3, nta mituweli. Kutuvugana mama arasohoka bakamufatira mituweli, kandi twari turi mu cyiciro cya mbere cy'abubudehe. Igihe kiza kugera badukuramo. Ni ukuvuga ngo n'iby'ubudehe byose bigiye biza ntibabitugezaho, ntabyo tubona, kandi mbere ibyo ngibyo twarabibonaga.
icyo mvuga twebwe dukeneye ubufasha, dukeneye ubufasha, dukeneye yuko baduhindurira sana icyiciro, kubera yuko icyiciro turimo n'ubuzima turimo ntabwo twemereye kuba twabona ubushobozi bwo kwishyura mituweli. Murakoze cyane, reka tugushimire ku buhamya bwiza duhaye bw'uriya mwana wanyu, kandi turizera ko hamwe n'Imana bizakunda akagumya gukora kandi agakora neza. Murakoze cyane. Murakoze namwe.